SlayQueen numva ko ari umukobwa mwiza wiyumvamo ubwiza kandi koko ari nabyo atibeshya kandi hakabaho uburyo bwo kwicuruza akaba yicuruza mu buryo buri high level. Hello guys, nko musanzwe mumenyereye ngende Emmanuel twahirwa iyi ni Rwandatalent TV. Uyu munsi twongeye turagarutse tugiye kuganira ku kuri uyu munsi. Turi kumwe n'umukobwa aje gutangira twibwira ariko mbere ko tuganira reka mbanze nshimire buri mwese amaze gukanda subscribe kuri Rwandatalent TV ubona amakuru yacu umunsi ku munsi ndetse akanakangura bagenzi be gukanda subscribe kuri Rwandatalent TV ndetse nawe utakanda iki nicyo gihe kugira ngo ujye ubona amakuru meza y'umwimerere. Uyu munsi turi kumwe n'umukobwa bita Bedi agiye kutuganira ibice bitandukanye n'umucuruzi ariko arafata umwanya kuza kudusobanura uwo ari we. Reka mbere ko ninda cyane reka mite mwakira Bedi uhaye kazi. Thank you. Yes. Nitwa Bedi nkuko babivuze nkomoka mu karere ka Huye. Ndi umucuruzi nkorera Dubai. Mvana ibintu Dubai nyine mbizana hano mu Rwanda bijyanye n'amabiju. Uvana ibintu Dubai ukabizana mu Rwanda bijyanye n'amabiju. Uyu munsi ubucuruzi buhagaze bute Bedi? Watangiye ubucuruzi gute? Uyu munsi nyine biragenda neza, mbega ubucuruzi buragenda neza, mbona umusaruro uhagije mu buryo numva nifuza kugerana n'isa. Ubona abanyarwanda benshi bakunze kwitabira ibintu bijyanye n'amabiju se? Barabyitabira cyane kandi bakanabikunda. Ndabona ari sawa nta kibazo. Ubucuruzi bwawe warabutangiye nka ryari? Ubucuruzi bwanjye nabutangiye muri 2018. Uyu ni umwaka wa kabiri. Okay. Bedi abantu benshi bakunze kuvuga ngo abanyarwandakazi bajya muri Dubai. Ngira ngo umazeyo n'iminsi unabayo sinzi niba mu Rwanda waraparitse stock yiwabo. Nje nyine ubucuruzi bwanjye mvana ibintu Dubai mbizana hano mu Rwanda nkaranguza hamwe na hamwe. Ndumva mbega bimaze gusakara cyane muri uyu mujyi wa Kigali n'amajyepfo hirya hino mu Rwanda. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo iyo mugiye Dubai ngo mugiye gukora ngo ibintu by'ubusirikwini ngo mukaza mukatubeshya mukaza mwapakiye nk'udukufe nka dutanu ngo mukageze nangaha mukaducuruza. Ese ibyo bintu bivuga wikiwe nawe ni kubibona cyangwa? Nyine abantu iyo bigenze gutyo bavuga byinshi ariko ngiye ku ruhande rwanjye mbona ibintu by'ubusireyi si ibintu nakubwira nkunda cyane ko nibyo batangaza kuri ibyo by'iyo bavuga ngo tujya Dubai nyine ari ibyo twishingikirije. Ibyo ni amagambo y'abantu ntago biba byabayeho. Ubonetse ijambo siro risobanukiwe? Ndarisobanukiwe ariko nta bumenyi bwimbitse cyane mbifite ariko ubwo ngubwo zinibwo nshaka kugira ngo undi bavuze Slay yumva iki? SlayQueen numva ko ari umukobwa mwiza wiyumvamo ubwiza kandi koko ari nabyo atibeshya kandi hakabaho uburyo bwo kwicuruza akaba yicuruza mu buryo buri high level. Umukobwa mwiza kandi ucuruza mu buryo buri high level. Ndabona umukobwa mwiza. Nyine ntago bivuze ko umwiza wese nyine umwiza wese yaba ari Slay kuko SlayQueen mbona kugira umuntu abe Slay aba ari ubushake bwe kucye giti yumva ko ari yo mahitamo yiwe afite. Ariko si ngombwa ngo abakobwa bose beza tube aba SlayQueen. Ntabwo ari ngombwa ngo abakobwa beza bose mube aba SlayQueen. Ariko se ubona SlayQueen ari umuco ukwiye ku mukobwa w'umunyarwanda? Ntago ari ibintu byari bikwiye nk'abanyarwandakazi kuko ni ibintu bisa naho bidutesha agaciro nk'abakobwa nyarwanda. Ntago ari umuco nyarwanda mbega muri make. Ugereranyije na Dubai ubona yo abantu bafite uwo muco cyangwa bigaragara hano iwacu gusa? Dubai biragaragara cyane kuko abenshi ni naho bajya mu bigaragara. Rimwe na rimwe nyine bakaza no mu Rwanda ariko Dubai barasa naho ariho bibera. Okay, Bedi nk'umukobwa witeje imbere ufite business yawe yo kora Dubai ukazana ibintu hano mu Rwanda, ni nk'uhe butumwa waha umwana w'umukobwa uvuga uti ngiye ngomba kuzitwara gutya kugira ngo nzabe umusirikwini? Uravuze ati ukamubwira uti ngiye nawe nuwakora nkuko nanjye nakoze, nihe nama wamugira? Inama ngiye mbona namugira ku ruhande rwanjye mbona ibyo kuba SlayQueen ntago ari umuco nyarwanda dukwiye nk'abanyarwanda.
ahubwo ni ugukura amaboko mu mufuka hakabaho kwiteza imbere mu bundi buryo ariko bitavuze ngo ibintu by'ubuSlayQueen ntago ari umuco nyarwanda mbega biba bigaragara nkaho twatakaje umuco. Iyo urebye umukobwa umwe bitago kuba yaguca inyuma akagenda akajya gufata nk'umukunzi wawe wowe wamukorera iki? Ku ruhande rwanjye uko mbyumva ntago umukunzi wanjye yaba yari ihene batwara aho bashatse, nimba nyine byabaye ngombwa ko bajya kumushaka nawe akabyemera, ibyo ndumva nta birenganyiriza wa mukobwa kuko aba hari icyo yamubonyeho kirenze icyo yasanganye, ntago nabiziza wa mukobwa. Ibindi byose yenda birashoboka ko wabona ikiguzi cyabyo, ariko urukundo burya rushora aho rushaka, nta mpamvu yo gufosinga umuntu ibintu runaka ubona bidashoboka. Hari impamvu aba yakuretse nyine akajya kureba wa wundi, banumva ari ibintu utamurenganyiriza. Ngira ngo urukundo n'amarangamutima, mise nibaza Bedi se yabakunda? Ikibazo mbarije kirakomeye, ariko kugira amagingo aya ndumva ndi bize cyane ku buryo bitankundira ibintu byo gukunda, bitewe naho mbona isi igeze, ndasa n'utuje muri njye. Abantu simba bamaze iminsi uvuga ngo abakobwa bakorera amafaranga yabo ngo ntabwo bajya bishora mu bintu by'inkundo. Ese waba warigeze basi ujya mu rukundo no munsi ukavuga uti ndi bize ariko naba narigeze kujya mu rukundo? Ntabwo nakubwira ngo ndinze ngera ahantu arigera nkunda na rimwe, ibyo nabyo naba nkubeshye. Ariko kugira amagingo aya ndumva ntuje, nge nihugiyeho ubwanjye na business yanjye, ibindi ntago bisa naho bimfasheho cyane, nta mwanya ndabiha muri njye. Nta mwanya urabiha muri wowe? Uwo mwakundanaga se ni nk'iki kintu yagukorera gukumva urishimye kuruta? Nyine uwo twakundanaga cyo namukundiraga cyane ni ukumpa umwanya akanyereka ko turi kumwe muri byose, kandi akanangira inama y'ejo heza hanjye. Muri kumwe muri byose umuntu ahita yibaza muri byose. Hari ukuntu nyine uri kumwe n'umuntu akaba ari concentré n'utundi tuntu, ukabona ko wenda nta mwanya uhagije ari kukubonera. Konge byaranshimishaga cyane kuba igihe twabaga turi kumwe yarekaga byose nyine akanyereka ko ari njye nawe muri ako kanya, ibindi bikaza nyuma. Ari wowe nawe muri ako kanya, icyo kintu nakimwibukira. Ntabwo ujya umukumbura so? Oya. Bibaye ngombwa kumukumbura n'iki wamukumburaho? Niki namukumburaho? Ikintu namukumburaho yenda ni uburyo nabonaga yifataga mu buzima bwe bwa buri munsi, n'uburyo yiyubahaga atari wa muntu wimenyereza buri wese, ibintu nk'ibyo nyine. Yego. Oya. Bedi tubwire. Nyine ikintu namukumburaho ni uburyo yiyubahaga, uburyo yabanaga na buri wese, kandi ukuntu nyine ukundana n'umuntu rimwe na rimwe kabona arajagaraye. Muri make kandi mbanuza ngo afite uko abikora. Birumvikana nyine, ariko kubera ko ntari proud yabyo muri kino gihe ntacyo nabona gihamye nakubwira nakumbura cyane kuri we. Igihe wari proud yabyo tu yarabasha cyane rwose. Umuntu umusimbura ari cyakora kugira ngo noneho nubwo uri busy ariko umutuza butari busy ni icyumba yazabayuje no barateruye garuza. Icyambere no kuba yiyubaha kandi yihesha agaciro, nta kashagararo k'abakobwa benshi mubonana nabo, ikindi akanyereka ko turi kumwe muri byose. Uyu munsi umwana uvuga uti guhanga business biragoranye cyane kubera igishoro, nuhe butumwa wamugira? Ubutumwa ngiye namuha ni ugukura amaboko mu mufuka, ntiyumve yuko hari akazi kamugenewe n'akatamugenewe. Cyambere kumva ko akazi kose yabona kateza imbere umufuka wiwe, yagakora atitaye kuba ari we, yagakora atitaye kuvuga ngo mfite amashuri aya n'aya, bityo byamufasha kubaka ubuzima bikagera kuba yakikorera ibintu nk'ibyo. Umaze igito hano mu Rwanda, ariko se mu sirikare uratembera mu Rwanda, ni uhe muco ubona abanyarwanda ndetse n'ahari ahantu uba i Dubai batandukaniyeho? Difference mbona urebye si ndende cyane, gusa Dubai hari SlayQueen nyinshi, ariko mu Rwanda Dubai hari SlayQueen nyinshi zitandukanye n'izo mu Rwanda.
yes ariko mu Rwanda ntago biba byoroshye kugira ngo ubone umuntu uhite ubwira mind yawe ko ari SlayQueen. Ariko Dubai umubonye tuvuga uti uriya tu niko kazi kiwe. Ya abafite byinshi nyine bigaragaza ko yaba ari we. Yes. Urugero cyambere nyine abari 6 mu kuntu. Abari 6 mu kuntu. Natangiye mubaza ndabona uri 6. Nakubwiye ko nyine umuntu wese uri 6 ntago aba ari SlayQueen. Ariko hari uburyo nyine umuntu ashobora kukwitwaraho cyangwa ashobora kumubona mu nzira agenda ya ukabona ko biri kose harimo difference yo kuba ari SlayQueen. Ubona mu Rwanda sari umukobwa muri kureve imwe mu kuba 6. Mu kuba 6. Ya nago navuga ngo ndi high level cyane kurenza abandi bose ariko nshobora kubanza muri batanu ba mbere bari 6. Mu bakobwa batanu ba mbere bari 6 nawe wibonamo. Yes. Okay. Byiza cyane. Yes, bakunze Rwandatalent TV ngira ngo murumvishe Bedi atugana ibintu byinshi cyane. Aratubwiye ati njyewe natangiye business yanjye nkorera Dubai nkazana ibikoresho byanjye mu Rwanda nkabicuruza ariko nanone aratubwiye ati mu bakobwa batanu bese bambere mu Rwanda nanjye ndimo. Bakunze Rwandatalent TV urabona koko Bedi ari mu bakobwa batanu bese bambere mu Rwanda. Yaka ngo tuzahura ubutaha batubwira ati Bedi koko yari mu bakobwa bese batanu bambere. Nireba ngo akoresheje kugira ngo ube wumva ko uri muri batanu bambere uyu munsi. Ibanga rya mbere nuko niyitaho, ikindi nuko niyubaha, ikindi nuko nikorera ku giti cyanjye ntawe ngombye gusabiriza kandi nkabaho mu buryo bwose numva nifuje kubaho cyangwa nkambara uko numva nifuza kwambara. Ya byo rero bikamfasha kumva ko ndi muri abo batanu nanjye. Umva ubaye nka SlayQueen waba nkandese. Nka ndofatira nk'igitegererezo naga mu Rwanda. Hari ubona uri SlayQueen mu buryo bwa nyabwo. Ya mu Rwanda mu buryo bwa nyabwo kwiyakwenda ndakunze kubabona cyane ngo mbone ndebe ibyo babujuje ariko hari ukunyura mu matwi tubwire nyine wanyuraga mu matwi nuko nyuma nawe yaje kuza kubihakana nisongera yanabonaga ari Slay wanyawe tu. Wabonaga ari Slay wanyawe. Wabonaga byose abyujuje. None yarabyihakaye ubwo uranyibukije ubwo ari kuri kamera ya Rwandatalent TV yatubwiye ngo ntago waba SlayQueen uri isugi. Nawe se niko ubibona? Ya nyine uburyo yabivuze kabisa birumvikana nta se yari SlayQueen isugi nyine ibaho ntago bishoboka. Ya. Okay, nawe yunze muri ati nta SlayQueen w'isugi ubaho. Bedi wakoze kubana natwe uyu munsi? Ya murakoze cyane namwe ko. Nuhebutse umwaje n'abakiriya bawe? Ubutumwa nagira abakiriya banjye n'ubu. Nakaye gashya muri make bafite muri 2020. Ya navuga ngo gashya mfite nyine ni surprise ibyiza biri imbere. Ya. Yes, Rwandatalent TV ngira ngo mwakoze kubana natwe uyu munsi. Cyane cyo nakagaruka tuzajya dukomeza tubazanire abanyemana batandukanye nkuko mubizi. Uyu munsi twaje kumwe n'umukobwa Bedi witeje imbere akaba akora business. Nawe niba ufite impano yawe cyangwa se ko ufite ikindi kintu ubona cyabaye success kuri wowe ushaka kukisangiza abanyarwanda nawe ni karibu amarembo arafunguye. Ngendi Emmanuel Twahirwa murakoze.